Akigali babaho neza. Urabona ukuntu cyarema gisa. Aho ngiye ndirukanka nambuka imihanda bashaka no kungunga, ariko umunyago yaranyishe. Ubwo se baremera ko ninjira mu nzu yabo nsanga. Zilla. Wa mugabo. Yego. Bravo. Ari. Neza. None se umuntu witwa Rema uramuzi? Ntabwo muzi uwo nguwo. Rema utuye nawe wambwiye ko ari ikirangirire nabo muzi bose. Aya honge nawe nzi. Nose nta muntu ubonye ufite igikapu n'agatelefone. Ange ntuturajyana n'umuntu n'umwe mbonye. Nose nabariza he? Simbizi nanjye amakazi nawe nyazi neza ariko ntacyo ushaka gukatira haguruka mubona nareba. Tukashakisha ese agutwaye ibiki? Igikapu na telefoni kandi yambwiraga ngo dore ubu ngubu guhera ninjoro. Abantu b'ikigali nuko babaye barahinda. Kigali nanjye bankujije ikarito mu nawe. Abo kanze ngo dore inama nzima. Ugiye gukatanga nanjye ngatanga sibyo? Tuzenguruka tureba ntago turabura n'umwe. Sibyo? Ibo ntacyo ukatanga nanjye ngatanga. Tugenda duhiga. Sibyo se? Tumushaka. Ntago yaheze. Urakoze cyane. Ntacyo wowe cyangwa ngo nareba. Twongere tugaruke duhurire hano se. Ntacyo turanagaruka ariko twarebye hose. Garuka nacyo ntwari gari kuko najyo batarijyana. Abonye Kigali badakira. Ntago baguheza. Ntago bishoboka. Yaje ko bamukiza kirekire. Yambwira ngo bamubise birebire nk'ibi. Kabena nicariye ngaha numva ndushye. Gende. Ariko rero murankoze kunjye. Wumbaye inzererezi muri Kigali kubera rero. Abantu bagera I Kigali bagahinduka. Rema nitwayaga tujyana mu misa. Inzara iranyishe.
Zilla? 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 Morning, sweetheart. Zilla? Morning. How are you doing? I'm good, Mom. How are you? I'm good. How was your night? That was good. Okay, kuzindutse se. Nazindutse cyangwa waryamiriye? Sure. Shani, njye ufite umukobwa pe ntabandi barabeshya. Uzi ko saa mbiri zageze. Kuryama neza neza ukagira ngo ntabwo hari. Wambaye neza cyane. Banza ushire ibitutsi. Ndi kureba nabi. Niko. We mabuje mamu wambabariye mubabariye siki urunirwa rwajanye yagaze wambabariye ntabwo njya niba nukuri n'ibyago nahuye nabyo ntabwo ujya niba nge byagura nabyo tukaza kubi Cyangwa wajyana udasenze. Wewe unasenze. Waraye kuri WhatsApp. Okay. Najya gusezeranya ku kazi. Kazi. None ku kazi kudasanzwe ugiye wambaye ibiti. Ngomba guhindura neza ko ndumubyeyi se ushaka ko azabona umukwe. Umukwe ageze agasanga nambaye nkawe ntatasubirayo. Mama ntabwo ugiye mu kazi nabiswe kumbeshya. Ndakubeshya dangiye kureba Angela. Amaze iminsi yararwaye. Kutambwiye ngo tujyane. Oya uzijyana nta kibazo. Reka maze ncende ko ameze. Maze imye makuru yiwe. Twari tuvuganye mbwira ko arwaye. Kandi abizi ko yibana mu nzu wenyine. Ke umusubize. Okay, sawa witeho. Ugiye kumukunda. Sawa. mbabarira nukuri ntabwo njya niba nukubera n'ibyago nahuye nawe urabona ibyago nahuye nabyo mbabarira nukuri mbabarira ntabwo njya niba mabuje namusezeranyije ko igisambo nzafata wambabariye wa mugabo kugiha amabere ya nyina wambabariye wa mugabo cacaka bariye wa mugabo ko najya niba wambabariye ko ari ibyago ntibanyirukana tuzampakazi wagisambo ese nakoze iki nakoze iki ngize rero atara naryo wari inyuma nigeze nkora nukuri mbabarira nta kintu mutwaye hano nuko ibitotsi byamfatiye nkaryama mbabarira kuryama umuntu umeze nkawe woga ukifata ukaryama nta kintu utegereje nta muntu wantabara hano koko ahubwo avuga ko wari uje kwiba bukagukeraho ubonye amasaha yakujyanye niyo mpamvu nasenze Imana iragutamaje Bye. Ntuzashaka umugabo akavuga amakureze nabi, sibyo? Yego ndaje. Witeho nawe. Darling. kugaragaje Imana irakugaragaje nje niba ibintu nasenze Imana umuntu twatujaniye gaze neza ngamukereyeho ni tekinike nakubwira neza mabuje ndagitsinze savangwa ari umujura nawe nabyo nje ntago nduwina savangwa ari umujura nafashe ngo mukwereke nje ntago nduwina savuze ngo ari umujura nafashe ngo mukwereke
nkwereke hamagara inkeragutabara wowe mabuja mwamba bari Ziburari. njyewe nari mvuye mu cyaro barampemukira bande uraho ryana umva icupa rya gazi njyewe nakubwira hari tekinike nzakoresha umujura bukamukera agasinzirira ariko jashobora mwigira abana beza ariko ngo bari kwigira we kafefeto singiraga nimero ze buriya umva hamagara kuri inkeragutabara pakira kujyane yego kafefe mugakora mukakuri mukora wamujura turamufasha barajyanye ga ntabwo akora ntabwo njye niba nukuri caca kabandi manganyo banguka mabuja buriya yaranzonze avuga ngo ni njyewe ngo biteraga banguka byose niremo bingoreye ngende rema sana mufatanya kwiba yagutaye nyine yagutaye urafashwe nyine ufashwe niyo gisamba yaremera mu magayangura mu rugo ngo bagiye kundangira akazi barangije banyuma telefone ya none abanyakigali mabuja rero nise nakuntu waza kundeba ko mama agiye no baby come on mu rugo ntacyo atwaye ariko waza ukansura yego ngenda guhomboye okay thank you I love you too promise me it doesn't take ateraga impuwe naranga kigeye kurira ngarema yorema se yo karemiyo batamuzi ibyo turabikora nabuja wakora impanuka nyumva koko nje nago njya niba nukuri ni utibura ko cyangwa kugipangu cyane nje reka ngusobanurire ko byagendekeye ibiki nari iwacu ni mu cyaro noneho rema twarabanye tukiri abana rema arampamagara arambwira ngo afite akazi ngo nze nje gukora akazi nayo i Kigali ndaza ndamuhamagara turahura duhuye ibyo nakubwiraga ngo abajura bafite pinyare ngadukomeza duseze njuga z'ibisanga rema arangije antwara telefone yanjye antwara n'igikapu namushakishije ndamubura ngeze ahangaha numvaga nananiwe ndavuga reka nihenge kangaha nibucya nongere nkomeze shakishe rema ariko ntago njya niba nukuri kwimana ntago ngiye ubuse nabona nibye nkamwana nabishize iki ni igisambo international ufashe kurunguruka kurunguruka gusa kandi nje navuze ko nzasenga ngasanga cyasinziriya uko nabivuze niko bigenda ukuntu amanjije yanigagura impamvu ise mvuga kari igisambo arampfekera nigaranganda nuko nanje bwamuni nakubwiye ko nzakora utuntu tw'udutekinike itamukubita ka rugondi hene aha kwa kundi nabikubwiye witwa ndi wetse thank you have a nice day okay abana cerekorera wagira ni ikintu kizima hanyuma wanyu ni he karongi bataku urukone uratarurugwina za Nyamiramba karongi umuhungu twabanye ariko songo wazanga kubera undi mwana wari he ntabwo nishimiye kuzaza mbarara buri munsi ku manywa na nijoro uranyumva ndapfukamye ngusabye ndakubwiye ngo mu babaranda kugenda bamuhetse uyu munsi naho ngaho ariko mabuza kuko wabaye n'umuntu warayivuka waragenda n'amaguru naje nejo imbizo bitatu navera teta sha igikapu cyanjye ntwara na telefone uri gutetera nde teteza sha Nwasanga uruwice wamara gukirone. Anga nuko nagiye mushakisha yarambwiye ngo bango mu nzu ndende. Imanze ndende sha. Reka noneho negame hano maruki. Kayagamiriye batako. Nari mfite ndi burare. Bose munaziranye naho mwigeze gukora nta muntu wabwira ngo tuyigumbi basi umuntu abona utuzi twoko. Kandi ko nawe mpamagara. Wenda nawe ashaka kuba tuye hano cyangwa hano. Nabujana ngabo kandi nuzaturo nuri umunyabyaha urabihanirwa n'utariwe kandi nako nizere kugiye kumubika bunyera gutabara zikaza zikamufata ko nukuri nago ndi umujuru none se nabuje ubu musiza umuntu uza inyera gutabara ziraje bagiye amabere yanyina nje naravuze
akubitwe n'ibyo naho ni karibu umbwire ukuntu tugufasha nk'igisambo gera gutyo nihanagure dore hazanye utundi twinshi wicare hasi nasa oya yicaramo nta kibazo ko byagize gute nyine hari umuhungu twakuranye yarampamagaye nyine iwacu mu cyaro arambwira ngo ninze ngo bampe akazi nari ndi no mu murima no guhinga mpita mbireka kubera ko hari ingurube nari noroye mfata imwe ndayigurisha ndaza ngeze hariya imodoka zahagarara bahita imodoka yari ingombye ndaza ndanabimubwira arambwira ngo njye ngabanya uburezi noneho anyaka igikapu na telefoni igikapu yaranyakiriye ngira ngo agiye kunjyana mu rugo ambwira ngo umuhe na telefoni noneho ngo agire ngo uvugana nawe baragaruka ndategereza amabuja narategereje amasaha aragenda ayandi araza ngeraho n'umunaniro nari mfite ndaryama nari mfite n'inzara nakumva ati nari navuyeho mushiki wanjye nekeye kari kanshize inzara irandyamisha ndyama hasi noneho ngeze aho ngaho numva kubera ko natinye imbwa zo mu bipangu hariya haruguru numvaga imbwa zimoka ariko nkumva hano haratuje nza buhoro buhoro niyo mpamvu mwambonye ndyamye hariya ariko ntabwo ndi igisambo mabuja none se hari namwe n'abagiye i Kigali oya nta n'umwe kereka uwo nguwo nyine niwe wenyine tuziranye ko twarakuranye twanakinanye twajyanaga kuvoma no gusenya niwe wenyine nzi harya ni wambwiye ko witwa Edouard mbese Edouard warize narize ufite ababyeyi se ariko nyine mfite mwese yaraje kukurangira akazi bwoko ki ubu waraje gukora akazi kameze gute nta nubwo yambwiye akazi we yarambwiye ngo ninihute ngo nishobora afate n'indege ngo n'ikigo ko nintinda kuba baragatwara nanjye nza niruka numva ko yabaye mwesikoro w'i Kigali nyine ngo yirirwa atuburira abantu mwese ndagufasha gute mabuja niyo mwari icyo kurya icyo kurya cyose turaje tukiguhe nta kibazo ahubwo se nacyo ariko mwama nakubuza hariya nkajya mfatanya n'uriya nabonye abazamu bameze ngo mwamukora iki cyangwa nkagenda nagufira mabuja okay ntacyo hano mbara n'umukobwa wanjye hamwe n'abamuhungu babonye umuzamu reka ngende ahantu nari ngiye ni ntaho turavugana gusa reka nize utari igisambo ni ukuri kw'Imana mabuja ntabwo ndi igisambo ubwo rero kabe ngiye gumya aha ngaha umukobwa wanjye araryamye nabyuka barakwitaho kaze mbwire barakoze cyane sawa kanizere ko utari umwana mubi ni ukuri kw'Imana ariko abantu bajya gushaka gusanga nawe uje kuntekera ntiwamenya ni ukuri kw'Imana mabuja ntabwo rwose nta nubwo inama okay sawa ni ukuri urakoze ubwo barakwereka hose dusha hiri byose kanyamanza sawa kanyama kubyutse utinasubira no kakorwa uyu munsi ahubwo mabuja nje narakubwiye ejo bundi ejo bajane noneho ziriya ntebe uvuga ati ni Kanyamanza nje ndakubwiye ngo urani igisambo winjije mu rwabo habonye na rwabo icyo wafashe kiri he nje kandi nayo ncifatiye ukabucoroye ngo ukizanye mu nzu ngo ugiye kukigirira impuhwe umva nkubwire nimuteka mumugaburire kumabuja namugiraga ubuntu mugaka umuntu uri gutegura kutwiba intebe tunamugaburire tumuhonge ubwirezere ntaze kumutesha umutwe urukumva ubwo ikizabura ntimuzakimbaze nese umva ikindi fungamba ko mufunguza urubike ubwo bwenge urabubuze kwamuga nanjye atiri mukira kuri tuwarete nanjye mugenda inyuma
nta hantu wemerewe kujya. Sinakubwiye siko ngiye gushira mu bwe. Hangana ngo nakora koleteri na senyegera acaye. Gusa wamugani caca ina ko nabonye wajya cavunitse mu mutsi w'ikibuno kiri kugenda nka kurya. Sanga mu mugabo le mwiteho ngo kashonje. Nta kibazo. Turamwita. Nanje kambe ndakajyambaza. Ubwira se na ntabwo wangamire. Ako wamugani kamanza nkireheta. Ukoze icyo wa mugabo? Ucura wa mugabo. Akoze iki? Ifate dukande cinjiye mu nzu. Kigukoze iki? Shije kwiba. Ntabwo ndi umuntu. Nese ubonye yibye iki? Nukuri mumbabarire ntabwo ndi umushura. Cyavuye. Nese wowe wari uteruye iki? Ntacyo nukuri nimabuje wambwiye musigara abanyine nyine ukaza ukabaza n'abantu uyu muntu nyine yaje gwino nkubwire neza ubundi ukuntu byanyu. Gize wenda hari ukuntu byari bigenze ngo hari ikintu ateruye no oya va mubwire neza wowe naguze biri kuja mbere nanje bahiko mbere ko nubundi kiracyanduruma ko nubu ntabwo nabyemeza neza ko atari igisambo none se ubundi yaturumbutse nyine nyoko yansanze hari ku gipangu ndakukwiyamye ukajya uvuga mu wanjye ngo ni nyoko kandi kanyamagenza gukubira sose wavuze ngo ubwo nabwira umujura ngo nyoko ni ibintu birenze umujura wamubitiye urushyi umva nyine ndacakwa umujura kanyamanda we baranyije ngana amajura bamubitiye urushyi umva nyine ndacyakubwira nuko nyoka arambwira ngo rero ngo reka ngo duteke ngo tumwiteho nasanze kigaramye yariye ariho cagwengereye casinzi abasi iki gisore kari ciza caje gusinzirira hano cabuza aho kirara ngira ngo ni igisambo none nyokuza ubuntu agiraga nibwo buzamukora araza ngo akijana mu nzu anone yansanze ara ku gipangu ngo citeho ngo gitekere ibiryo ngo bwire na Zilla ngo mumwiteho ngo namujane no muri dosha ahubwo nasanga atari yakaraba nyokura mubona jewe yavuze ngara mu toni natamwoza kubera icyo ufite umutima mubi umucaro nageze ariko nagutanzira uzigiye mpamaze reka nanjye nagize ibibazo nk'ibyo nawe wanje jewe umuntu we wacu wanzanye ne wampemukiye gusa ni butibaga twakorana ariko uzi kujana ngine yarampamagaye yankuri wacu ndaza ngeze i Kigali turahura anyaka telefone yanjye anyaka igikapu cyanjye aragenda ndamubura nise mama wanjye wabonye musaga muri kuvuga mwese nta waruba yasanze hariya ku gipangu kanyamasa nganga ndebera ubu umuntu wakwaka uyu muntu telefone akayijana ninde reba iriboko uyu urwana taratsindagiye imyumba tataraziyaza uyu wamwifa ndaza kukurega yuko utajya ukora akazi kawe nk'uko ubishinzwe ibaze kuza ubona agasanga nigende bambwiye mubwire umwiteho ibyo ni akazi kawe nutamwita mujane no mu cyumba cye ibyo murakora ntabwo byiza basi mwampaye amazi yo kunywa ku gikombe cyacu kanyama muzanire ngera ntabwo nagwa ku gikombe cyacu n'uwo munwa wawe umeze gutya kwirukunuka ntabwo ujya woga maze iminsi 3 ntafutana kujyana nawe nogera nise gucyo winjiye mu nzu yacu bagucisha mu gikaro ukaba wenda buciye kuri wese ni mpamvu jawanzanye dufite wese zo hanze nyine yaba ariho wicaye umwenge kwakwereka ariho uba wicariye fata kawote ojya nakwicara rigakiri kuza shira ubwo bubona aho ngaho urimo urajya niyo mami nazo ndamubwira ariko ntabona nawe ntabwo gushaka uri kumva ntabwo ushaka muri nonzo ubundi se ko wicaye mu ntebe neza n'utubuno rega kicaye iyo ugiye mu bantu nta nubwo wakaraba iyo ugenda ahantu bakaguha utuzi bazi nari nakarabye nza nari mvuye mu murima ariko ndakaraba nzasa neza bwabyivuga nturenga uri kumva ukomeze wicara ukunguko nitsanga ayo maboko ameze gutya wayamabiye ndahita ngusubura nzababaho
Edouard. Mama. Biteze. Ntabwo yakweretse aho uryama se? Yambwiye ngo umeze nifashe gutya. Umeze gute? Gutya uko wifashe se? Ngo kubera iki? Ngo ndimo ndanutse inzu. Wowe kubwiye ninde ubwo? Wa mukobwa wawe. Mukobwa? Zilla! Zilla! Ngwino aha. Ngwino mwanutse inzu. Hi, Babu. Hi. How are you? Umaze kwigwendeka. Edouard amubwiye ngo wifate gute? Ko nasize mbwiye Kanyamaza ngo muze kumugaburira umwereke dusha hiba yoge. Byagenze gute? Njye rero maragira gutya umuntu kuzira inzu kubera mu kwaha he hari kunuka ndamuga ngo nakomeze agire gutya kugira ngo nyine umuntu kureke kuzurirana ku nzu nyuma ratuwe ntabwo uri kubyumva ko inzu iri kunuka kandi nabimubwiye ngo basi yaza kuba yakarabye ngo agaca n'abantu bakamuha amazi basi akoga ariko ntabwo ajya yoga Ariko ye arewe nabimubwiye sinabimubwiye mama wanjye naza gusanga uri kunuka gutyo ceceka ngo ntagukubita. Nta n'isoni. Uyu ntabwo ari umuntu. Ndakwaza uyu ntabwo ari umuntu. Hanyuma twemera kwenda ubwo yari afite icyo cyuya. Iyo umuntu afite icyo kibi bigenda gute? Nsubiza se bigenda gute? nyine namubwiye ngo abirundarunde mu mubiri Abirundarunde. Kubera ko nta dushi bangase ngo yoge. yari kuyinutsa ukuntu ari kunuka Ako mbona urengwa nabira. Aka kanya Imana igutabaye. Tangiye kubona abantu bafite icyo ngo bakirundarundi. Hanisoni. Mbona none utega amatwi wumve. Ngo yitwe Edouard aje kwa muri urugo. Mana nyagasani mama we yapinaguye umuntu twabana nawe Hanyuma se mubanye wabiki? azajya hirirwa amasazi mu nzu yacu Kuri nzajya noga. Ze. Mperuka kugukubita ryari? Mperuka kugukubita ryari? sambwiye se ngo ntabwo wakikubitira ngo umwana wawe ngo w'ikinege Hanyuma rero nzojya kumva uvuga ibigambo nk'ibyo ngibyo mu maso yanjye nzagukubita. Sibyo? Sibyo? Witwa Edouard aje kwanga. Mugiye kubana muremure nk'umuvandimwe wawe uri kumva? Mva imbere mva mu maso. Senzongera kumva n'umunsi n'umwe. Uvuga amagambo nkayo ngatameshi. Nta n'isoni. Urabona atari umuntu. Urabona atakuruta. mami igo yitwa Edouard nzajya mwita Edi sibyo Nta kintu bitwaye mwita Edi. I'm sorry sibyo Usanga bagena nazo. Sibyo? urambabaye Ujye wubaha abantu bose. Sibyo? Edouard. Ngaho ihangane ibyakubayeho nuko kari kameze nyine n'umwana umwe mfite yaritetesheje cyane ariko turaza kumwigisha ikinyabupfura. Nta kibazo nagushaka. So hanyuma rero ubwo ngubwo ndumva ku munsi w'ejo najya gushakira imyenda gushakira n'agatelefone Murakoze cyane. mu gihe bose ndamenye icyo gukorera mba gushakira akazi bagushakira iki cy'umusubira iwanyu Mwashakiye akazi se mabuja mu rugo navuye ngurisha kandi nababwiye ko ngiye gukora ntako nasubira mushakira akazi. ntacyo N'imyenda mwayoheje. oya tugomba kugushakira ejo nza gushakira imyenda nimara kugushakira tuzareba nawe reka ngiye kuruhuka ndananiwe hanyuma kabwire Kanyamaza akwereke dushe naho uri burare hanyuma ukarabe tugere ku meza sawa Bane bw'umugisha mabuja. yego Ndakize ngiye kuba muri iyi nzu. akuze seriously wambara neza nyine wambara nk'abanyakigali completely ko ufite umutima mwiza uyu munsi ra sumunga y'ibintu bizanye merci ese sigaye ufite sheri oya ese usigaye ugenda nyine wanitse udutako turiho se sha
none se wajya ubimenya ko naturi ibintu kuko bindyoheye ariko turakubera ikindi njyewe ndigurira ntabwo meze nkawe kurama ya mama wawe iwacu nyine nayanjye mama yaranteganije yaransevingiso bitugendaho akazi usigaranye nako kuryama se masheri sagena maze ndyama n'ikindi nimbabarira reba nk'isaha ubyukiye ibyo birakureba uza ngo n'utugambo hano ntabwo rero ni ikinanga mama wawe ntawe rigira akamugira inama rega ndakuruta ngavuga n'ibindi nta kindi bibagiwe nagende tante wanjye yabyara nabi ni ukuvuze yego umuntu ndamubwira ngo ndamugira inama ngo nimvuge n'ibindi reba isaha ubyukiye nk'umuntu w'umukobwa nese ibyo birakureba hano ko dufite abakora dufite buri kimwe cyose ubushanuka wa ashaje nanga sishyanuka je naranabibwiye mami urashyanagurika uraho neza se akisuza undi mwana none se tuvugishije ukuri muraho ntabwo yumvise cyangwa urwaye amatwi ntayumvise none se nyine ko yumvise kuvuga muraho agakomeza agatumuka bitabaye ngombwa kaza kuja abantu ntabwo byari kuba byumvikana ariko se wo mutima wawe mubi mushyira no ku bantu bose please singajya nsubiramo uyu mungana kandi singajya nsubiramo ibi reba ukuntu kimeze kije bata muri salon ni byiza naje kubasuhuza ko nakuzi hano se ndi mushya hano mabuja yaranzanye nsigaye mba hano kutari warampaye amakuru y'ibiki uyu musore wajya kurata ko kiba hano uyu musore ubundi urana umurusha ubwiza ku buryo umwita ikintu uraje yewe ni karibu urata ubwo mbimenye ko hari ni karibu witwa nde urakoze nitwa Edouard ibyo ntuzongeye kuvuga ngo bya Edouard jya uvuga ngo witwa Edi ese gushanaguritse ubundi Edi nizeye kuvuga ngo Edouard we bareka biri gatatu wa igendere we barakuroze njya nibaza njyewe mama wawe nzi niho wakubyaye cyangwa arano yagukuye uretse irangigera ibanza isoke nkubwire uzikaza hano yarari kunuka kandi ubwo warabivuze oya narambwiye ngo kumeza bibumbi abumbi biki mama ageze hano ibyuye mama ageze hano yaranyishe ntukagenda ubangamira abantu mama asigaye nawe ratayoberwa n'indushyi ahubwo ndi kwibaza mama wawe nyine kwa muganga buriya ntabwo bamuhinduriye ashobora kubyigera kubyaye atarakubyaye bakamuhereza umwana wundi muntu bari begeranye kuko ngewe nanga yuko ikinege bipfura nese buriya ntabwo namwubashye wubashye umuntu hano ukuntu uri kumufata kumubwira ntakaza akandagira abantu mu ntoki ntabwo ari ibintu byumvikana wowe ngo usuhuza nafashe he ko nagukoze mu ntoki ngakora no kwita amahirwe wagize utagira n'amahirwe wagize yo kunsura utagira n'akazi w'ibijyanye ahubwo nawe witikaje kuzankora kuko mbona iyo gusubije urashyanuka masheri njyewe niyo wanyihorera ibintu bingenza cyane hano ni ugucekinga uko my aunt ameze naho wowe nzamubaza aho yagukuye pe si uko utagira ikinyabupfura ako si bwo urakigira iyo urebye ubona ukigira ndakifite pe iyo ukigira ntabwo wakabaza kumagarara ku mutwe uri n'iwacu ubu nagutumura nkagusohora hanze akubwiye tante wanjye ntibamuhindure umwana niko nkubaha nk'akazi n'iwanjye ariko umunsi umwe uzandakaza kandi nzakuvuna ni ukuri kw'Imana ngo usigaye unshingararaho mva kumbwira masheri nzatuma anti aba proud yanjye umunsi wagize amahirwe yo kumubita sinzazo ufite uzazikabya wapfuye tubyihore bitese ariko se byibuze se uri gukomeza ukiga cyangwa akeka ngo inkuru enda ngo inkuru